Bavandimwe ndabaramukije mwese, Kristo Yezu akuzwe. Ubu guhera ejo kuwa gatanu tariki ya 30 z'ukwa gatanu 2025 dutangiye noveni y'iminsi 9, isengesho ry'iminsi 9 ibanziriza umunsi mukuru wa Pentekosti. Ni umunsi wo kuvugurura umubano wacu n'Imana n'umuwacu n'abantu. Ni igihe gatigisimu itegurira ubwenge n'ubushake byacu guhinduka no kwisubiraho. Ni igihe cyo gusubira muri iri sengesho rya Kiliziya tugira tuti ohereza roho wawe kugira ngo avugurure isi. Kuko rero roho wa Nyagasani arakenewe kugira ngo isi yivugurure, isi ivugururwe. Ni umwanya w'umwihariko kuri buri wese, kuko isi dusabira cyangwa se twifuza yuko ivugururwa itangira kuri buri wese, muri twe, muri njyewe, muri wowe, muri twese abayigize. Buri wese muri twese abatuye isi akwiye kwivugurura pe. Umugambi mukuru rero wo gukora ino noveni si uwo kugarura ubugwaneza bw'Imana ngo iduhe byose, ahubwo ni igihe cyo kwihatira kwivugurura, ni igihe cyo kwihatira guhinduka. Twifashishe rero ibikorwa bisukura roho zacu, maze iyi noveni itubere intangiriro n'umusemburo mu kurushaho kwegera Imana. Mu kuzirikana ku gitekerezo cy'ingenzi cya buri munsi, bizajya bidufasha kurangamira Yezu Kristo, soko y'amizero, ubuvandimwe n'amahoro mu makoraniro yacu. Bavandimwe, nta muntu ushobora kugira ubukristo no kugira icyerekezo cy'ubuzima adafite amizero. Kwizera bituma urugendo rwacu rudahagarara, ahubwo rugakomeza. Kwizera bituma tubona ahasumbye aho abandi bareba, ahasumbye aho abandi berekeza. Amizero ni ikintu gikomeye mu buzima. Umuntu atizera ntacyo yakora. Umuntu atizera nawe ubwe yaba atariho, kuko kwizera bituruka ku kwiyizera kandi ukiyumva wese ko nawe uri umuntu uri ingabire Imana yashyize kuri iyi si. Aya mizero arakenewe muri iki gihe cya none, aho abantu bihebye bahangayitse. Ibiguhangayikishije ni ibihe? Ariko se amizero yawe ari hehe? Ni igihe cyo kongera kuvugurura ubuvandimwe hagati yacu. Ni igihe cyo kwibuka yuko dusangiye isano isumba y'amaraso, kandi ko turi abana b'umubyeyi umwe. Ariko nanone tuzanavugurure n'isano dusangiye nk'abavandimwe, barumuna, bakuru, bashiki, basaza, cyangwa se ababyeyi, bakuru, abatoya, abuzukuru n'abakiri batoya, cyangwa se abakwe n'abakazana, abaramu n'abaramukazi, abuzukuru. Mbese ibyo byiciro byose by'amasano asanzwe y'amaraso nayo twongere tuyavugurure, kuko nayo ubwayo bigaragara yuko yasenyutse. Byose mu mbaraga za Roho Mutagatifu. Abantu bifitemo amizero bakagira ubuvandimwe nabo bagira amahoro. Amahoro rero ku giti cy'umuntu, amahoro kuri buri wese mu mutima we, mu bwenge bwe, mu bitekerezo bye, amahoro mu muryango arimo akomokamo, amahoro mu butumwa Imana yamutoreye hano ku isi, amahoro ahakora, amahoro atanga umuganda we kuri isi kugira ngo isi irusheho kuba nziza. Turi kumwe rero na mubyeyi Bikira Mariya uduherekeje, nyina wa Jambo, muri iyi noveni. Turasaba kugira ngo izatubere ishuri, aho tuzigira kuvumbura inkingi, kwiyegamiza isengesho no kumurikirwa n'ijambo ry'Imana, maze bidufashe guhora dushakisha uburyo bwo kunogera Imana rwagati muri ibi bihe turimo. Bavandimwe, iyi noveni izasige twinjiye mu mubano mushya w'Imana, umubano mushya n'Imana ndetse n'abavandimwe bacu, maze isengesho ryacu rijye ridufasha guhinduka, aho kuba abasenga ariko badahinduka, bamera nk'abagenda ku ruziga, aho kugira ngo bagende intumbero igana imbere, aho twese twifuza kuzatura mu bugingo bw'iteka, tutananizwa, tutaruha,
tutagorwa n'ibyano kuri iyi si. Ndabararikira rero mwese gukora iyi noveni mufite umutima ukeye ariko kandi twunze ubumwe twese. Uko gahunda rero iza igendera buri munsi, hari indirimbo ya Roho Mutagatifu umuntu yishakiye cyangwa ahisemo, ikimenyetso cy'umusaraba n'isengesho rya ngwino Roho Mutagatifu, ishapule ya Roho Mutagatifu, kumva ijambo ry'Imana ndetse n'insanganyamatsiko ijyanye naryo n'umugambi. Hakaza rero isengesho usabira ivugururwa muri Roho Mutagatifu mu Rwanda, ariko cyane cyane ivugururwa rya buri wese muri twebwe ku giti cye. Ntago ari noveni y'abari mu ivugururwa muri Roho Mutagatifu gusa, ndavuga abakarismatike, ni noveni yacu twese kugira ngo ingabire z'Imana zivugururwe muri twebwe kandi twongere n'izindi nshyashya dukeneye kugira ngo turangize umurimo yadushyiriye hano ku isi. Nyuma y'ibyo rero tuba tuvuga ndagabanutse Mariya eshatu na Dawe uri mu ijuru eshatu, hanyuma dusozeshe ikimenyetso cy'umusaraba. Ndagira ngo rero kuri uyu munsi wa mbere duse n'abinjira muri iyo ntumbero, turebe uko twabigenza. Ndaje mu kanya nongere mbakorere kandi ka audio kadufasha neza kwinjira mu munsi wa mbere wa noveni yo kwiyambaza no kwiyegurira impuhwe z'Imana. Impuhwe z'Imana nanone zigaragariza muri Roho Mutagatifu waducunguye. Abamvishe mvuze impuhwe z'Imana bagize ngo wenda ndatandukiriye cyangwa ndibeshye. Impuhwe z'Imana zigaragariza mu buryo Imana yaturemye, zigaragariza mu buryo Yezu Kristo yaducunguye, zigaragariza muri Roho Mutagatifu udutagatifuza. Ni ngombwa ko twibuka yuko muri Roho Mutagatifu twatagatifujwe byuzuye n'impuhwe n'imbabazi n'urukundo by'Imana. Kugira ngo rero twinjire muri uwo muryo, ariko twese twunze ubumwe, dusaba, twisabira, dusabirana, kugira ngo Imana iduhe ingabire zayo muri Roho Mutagatifu, Roho nyir'ukuri, Roho umuvugizi, Roho umuhoza, Roho umuhuza, udusanganya twese. Nyuma yo kubabwira muri rusange uko tuzakora noveni twisabira, dusabira abacu, dusabira Kiliziya, dusabira twese kunga ubumwe tuyobowe n'ingabire z'Imana, ndagira ngo noneho twinjire mu munsi wa mbere wa noveni, ariko cyane cyane twibande ku ijambo ry'Imana tugomba kuzirikana uyu munsi no gufata umugambi ukwiye. Ijambo ry'Imana ry'uyu munsi turarisanga, ndavuga ku munsi wa mbere wa noveni yo gusaba ingabire za Roho Mutagatifu, tariki ya 30 z'ukwa gatanu 2025, turarisanga mu ivanjiri ya Yezu Kristo uko yanditswe na Yohani, umutwe wa 3 umurongo wa 1 kugeza ku wa 6. Mu bafarizayi hari umugabo witwaga Nikodemu, akaba umwe mu Bayahudi b'abategetsi. Nuko aza nijoro asanga Yezu, aramubwira ati Rabi, tuzi ko uri umwigisha waturutse ku Mana, kuko nta muntu washobora gutanga ibimenyetso nk'ibyo werekana atari kumwe n'Imana. Yezu aramusubiza ati ndakubwira ukuri koko, nta muntu n'umwe ushobora kubona ingoma y'Imana atavutse ubu bwa kabiri. Nikodemu aramubwira ati umuntu ashobora kuvuka kandi ashaje? Yashobora se gusubira mu nda ya nyina ngo yongere avuke? Yezu aramusubiza ati ndakubwira ukuri koko, umuntu utavutse ku bw'amazi no ku bwa Roho Mutagatifu ntashobora kwinjira mu ngoma y'Imana. Icyavutse ku mubiri kiba ari umubiri, n'icyavutse kuri roho kikaba roho. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Bavandimwe, icyavutse ku mubiri koko kiba ari umubiri, n'icyavutse kuri roho kikaba roho. Kuri uyu munsi wa mbere wa noveni yo gusaba ingabire za Roho Mutagatifu, ubwabyo turasaba n'ingabire yo gukomera mu by'Imana, kugira ngo tutagwa, kugira ngo tudasubira inyuma, kugira ngo tudatsindwa, kugira ngo shitani itongera kutwigabiza ikatwigarurira. Tumurikiwe n'iri jambo rero, reka dufate uyu muyoboro w'ibitekerezo. Ese koko imibereho yanjye ifasha abandi gusabana n'Imana, cyangwa ahubwo
yafungiye abandi amayira. Navugurura iki mu mibereho yanjye, mu rugo, mu baturanyi, ku kazi, abo tubana, abo nshinzwe? Bavandimwe, kuri uyu munsi ndagira ngo turusheho kuzirikana kuvuka ubwa kabiri. Abantu benshi bakunda Imana pe, ariko kuyibera abahamya bikabagora. Imbaraga z'Roho Mutagatifu rero nizo zonyine zishobora gutuma abantu bashobora kubera Imana na Yezu Kristo abahamya n'abagabo mu bantu. Turabona uyu munyacyubahiro Nikodemo mu muryango w'Abayahudi yari akomeye, yari umutegetsi, ariko agatinya kugira ngo agaragaze ko yubaha Yezu Kristo, ko yubaha Imana. Cyo cyatumye ajya kumureba bwije kugira ngo ahari hatagira abandi bo mu bategetsi basangiye ubuyobozi baza kubibona. Burya no mu buzima bwacu hirya no hino abantu bakunda Imana, ariko kuyigaragaza ku mugaragaro no kugaragaza ko bayemera bikabagora kubera gukorera ijisho. Uyu munsi rero, ku munsi wa mbere, turazirikana cyane cyane ku buryo tugomba gukomera ku masezerano y'abatisimu yo kwanga icyaha, gukurikira Yezu Kristo no kumwamamaza. Ni twiziture. Uyu mugabo yagiye kubaza Yezu icyo yakora. Yezu amubwira ko agomba kuvuka ubwa kabiri, ariko nabyo ntarabisobanukirwa, kuko yibaza ukuntu umuntu yavuka bwa kabiri kandi ashaje. Ese yasubira mu nda ya nyina? Bavandimwe, dukeneye twese kuvuka ubwa kabiri. Tubure amaso turebe batisimu twahawe yatumariye iki, yunguye iki umuryango w'Imana? Aho tumeze nk'ababatijwe, umuryango w'Imana ntugire icyo wunguka, niba twanasohokamo ntugire icyo uhomba. Bavandimwe, kuba umukristu bisaba guhora umuntu atekereza kuri izo ntumbero z'ubuzima, akareba icyatumye aba we n'ikimutandukanya nabyo. Ni iki cyatumye uba umukristo? Ni iki kintandukanya n'ubukristo? Ni iki gituma ubukristo bwanjye budakomera, butaramba, butera imbuto? Nta kirarenga. Roho Mutagatifu arahari, niwe twiyambaza kugira ngo yongere adukomeze, yongere atuvugurure. Dusabe Roho Mutagatifu kugira ngo avugurure ingabire ziri muri twebwe, hanyuma atwongere n'izindi dukeneye kugira ngo turangize umurimo wacu hano ku isi. Turasaba rwose kuvugurura no gukomera ku masezerano yacu y'abatisimu yo kwanga icyaha. Urugendo rwacu rwo kwanga icyaha turugeze he? Urugendo rwacu rwo gukurikira Yezu turugeze he? Twamaza Yezu gute? Bavandimwe, aho kwanga icyaha ubona abantu bagenda barushaho kugihembera no kukirera. Icyaha kikaba twibanire, ndetse rimwe na rimwe kikaba ingeso, ingeso ikaba umuco, umuco ukaba ubuzima, kandi ubuzima bubi, hanyuma ubwo buzima bubi bugakura urupfu. Nitugire imbaraga rwose zo kwanga icyaha. Twibuke yuko icyaha ni ikintu kibi umuntu atekereza, umuntu avuga, umuntu akora, cyangwa se icyo yirengagiza gutunganya abizi neza kandi abishaka. Bavandimwe, nitureke gutekereza ibituyobya n'ibiyobya abantu n'ibyica abantu. Turusheho gutekereza ahubwo ibibubaka n'ibyagirira akamaro isi. Niturusheho kuvuga imvugo y'urukundo, imvugo y'amahoro, imvugo itanga umutuzo n'umutekano. Muri iki gihe turasabwa rwose kuba impunzi z'amahoro, tukayaharanira. Kandi amahoro atangirira muri ubwo buryo butoya bwo kubana n'abandi neza, kugira icyo umuntu yigomwa kugira ngo mugenzi we ubuzima bukomeze, ariko kandi nawe witeganyiriza ko nawe urabigiriramo inyungu. Ni nk'uko ibisingizo byacu ntacyo byongera ku buhangange bw'Imana, ariko nitwe byungukira ingabire zidukiza. Natwe iri sengesho rya noveni twinjiramo, nidukizere, dusukure, dufashe kwanga rwose icyaha. Dukurikire Yezu Kristo aho gukurikira abaringa, aho gukurikira abigize be batari we, cyangwa aho gukurikira ibyigize umukiro bitari umukiro. Birahari byinshi ku buryo bifite amajwi menshi asakabaka, ukumva yuko ari byo byonyine ugomba gukurikira. Ni ayahe majwi yirangira mu mutima wawe no mu matwi yawe? Ni ayahe majwi agera ku bwenge bwawe? Ni amajwi y'urukundo? Ni amajwi y'amahoro? Ni amajwi y'inzira nziza? Cyangwa ni amajwi
y'inzira zikuganisha ku kibi, zikuganisha ku cyaha. Dukurikire Yezu rero kandi tumwizeye. Ntabwo ari baringa dukurikiye Yezu umushumba mwiza, dukurikiye Yezu urumuri, dukurikiye Yezu inzira, dukurikiye Yezu ubugingo. Abandimwe, nitwamamaze Yezu. Tumaze iminsi muri iki gihe cya Pasika twumva ibikorwa by'intumwa, uburyo zamamaza Yezu, zikamamaza mu nyanja, zikamamaza ku misozi, zikamamaza mu zuba, zikamamaza mu mvura, zikamamaza Yezu mu buroko, zikamamaza nabwo bazivanyemo, zikamamaza zidegembya, zikanamamaza ziri mu bitotezo n'ibigeragezo bikomeye. Natwe rero nitwitoze kwamamaza Yezu Kristo. Wamamaza nde mu buzima bwawe? Uriyamamaza, wamamaza abantu cyangwa wamamaza Imana, wamamaza Yezu Kristo. Kandi nibinahere ku mibereho yacu, iyo twubahana, iyo twishimanye, iyo dusabirana ibyiza, iyo dusangira, iyo dusabana, byose nibidushyikirize uyu musabano wo kwigaragaza Yezu Kristo witanze, akemera kuba incungu ya bose, no kugira ngo ubuzima bwe butangirwe abantu bose, ababayeho, abariho n'abazabaho. Abandimwe, ndabifuriza mwese kwinjira muri noveni nziza yo kwakira ingabire za Roho Mutagatifu. Roho Mutagatifu nimureka tuyobore, nibwo umutima wacu cyangwa ubuzima bwacu butazakora ibyo Roho yangira. Nituyoborwe n'ibikorwa bya Roho aho kugira ngo tuyoborwe n'ibikorwa mu by'umubiri. Nitugaragaze imbuto za Roho, twirinde imbuto z'umubiri. Nimugire mwese rero noveni nziza, kandi dusabe kugira ngo Nyagasani nyine aduhe kuvuka bundi bushya, kandi dufashe n'abandi guhora bavuka bundi bushya. Mwese mbifurije kuzagira noveni nziza, no kugira ngo izabarumbukire mwivugurure, kandi uko twivugurura tuzafashe n'abandi bose kwivugurura.